kubasuhuza mwese inshuti za Line Hope TV. Hano muri studio turi kumwe n'umutumirwa. Reka tumusabe abanze atwibwire kandi nabasuhuza. Murakoze, nitwa Pasteur Rankunda Alphonsine, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Zion Temple Paruwasi ya Kabari. Mu buzima busanzwe umwarimu kazi yigisha abana mu mashuri abanza ku kigo cya Groupe Scolaire ya Mukondo. Murakoze cyane. Mwumvise reko ari n'umurezi akaba ari n'umukozi w'Imana. Reka rero tumereze umwanya abasangize ibyo Imana ashize ku mutima we. Imana ibishimire kandi Imana ibamugisha. Ndararangiza ndagira ngo utarakora subscribe ayikore kugira ngo inyigisho zacu aje zibonera ku gihe. Kandi tuzi ko turi kumwe 5 ari abari mu gihugu ndetse n'abari hanze, abadukurikira bari mu mahanga, haba mu Bubiligi, mu Bufaransa, haba muri Amerika, muri Australia. Mwese tubahaye ikaze, Imana ibishimire. Murakoze cyane Pasteur, turabakunda cyane. Niyo mpamvu rero nifuje ko dusangirira hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza kubwanditswe na Matayo. Turasoma ibice 18, turahera ku murongo wa 21 tugeze kuri 22. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza kubwanditswe na Matayo, ibice 18, umurongo wa 22. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, databuja, mwene data nangirira nabi, nzamubabarire ngeze kangahe? Ngeze 7. Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Bakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritugezeho. Petero yabajije Yesu ati, mwene data nangirira nabi, nzamubabarire kangahe? Ese mwami, nzamubabarire ngeze 7? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Ibi bishaka kuvuga iki rero? Tugomba kumenya gutanga imbabazi, tukamenya kuzisaba, tukamenya no kuzitanga. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo Yesu ashaka ko dukundana, nawe buri wese yahemukira undi cyakamugira nabi akamubabarira za mbabazi iteka ryose. Namwe murumva 77 ni inshuro nyinshi cyane, ni inshuro 490. Bisaba ngo umubabarire paka, kuko ntabwo Yesu ashaka ko tugira inzangano. Ni ukuvuga ngo mugenzi wawe ntabwo yemukira ukanga kumubabarira, icyo bizaba byarira ni iki? Ni urwango. Rero nta joro ry'abantu bangana, ahubwo nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye ngo mwene data namemukira ngeze kangahe mubabarira ni 77. Haleluya. Muri iyi minsi rero urwango rwabaye rwinshi. Ni muri iyi minsi y'imperuka, minsi mibi, minsi igoranye, aho umuntu yemukira mugenzi we kumubabarira bikanga, ugasanga inzangano zabaye nyinshi, haba mu ngo zacu, haba hanze mu buzima busanzwe. Usanga rwose abantu batagikundana kubera ko habuze kubabarira. Muzajya mubibona kenshi, usanga mu ngo nyinshi divorce bibazo kubera kuanga kubabarira mugenzi we. Ariko nyamara habayeho kubabarira, ibintu byagenda neza. Bene data, murabizi yuko Uwiteka aravuga ngo nimukundana niyo bazamenya ko muri abigishwa banjye, kandi urwo rukundo nshaka ni urukundo rubabarira byose, urukundo
rubabarira byose, uko umuntu yaguhemukira kose, igihe cyose agusabye imbabazi ujye witegura kumubabarira. Amen. Ni ukuvuga ngo natwe Yesu ajya tubabarira, turacumura, twasaba imbabazi tukababarirwa. Nk'uko nawe tubabarira rero, birakwiriye ngo natwe tubabarire bagenzi bacu, kandi nitubabarira tuzakomeza urukundo rusugire, urukundo rugwire. Ibyo bizatuma tugira ute? Tubasha kuronka n'ubugingo buhoraho, tuzibane mu gihugu cyo mu ijuru. Niba rero twarahisemo gukorera Imana, tukiyemeza gukorera Imana, tugomba kwemera n'icyo Imana idutegeka. Haleluya. Tugomba kwemera n'icyo Imana idutegeka. Niba Imana ishaka ko tubabarirana bene data, mureke tubabarirane. Amen. Tubabarirane, wumve wishimiye mugenzi wawe, kuko turi hano mu isi yamanukiwe na Satani. Burya Satani niwe mwanzi dufite, niwe ugenda agashuka wa mugenzi wawe, agambiriye kubateranya no kubanganisha. Nuko rero nawe yaje akakubwira ati nahemutse ariko mbabarira, ukabyanga, ngo igihe nakubabariye kirahagije, ndarambiwe. Ariko Yesu aratubwiye ngo uzababarire 77 iteka ryose, ujye witegura kubabarira, kugira ngo nawe uzababarirwe na Data wo mu ijuru. Imana ibaho umugisha cyane. Iri ni ijambo ryiza ry'Imana rikenewe mu gihe nk'iki. Tukiri ahangaha rero, reka n'ubundi dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 7, n'ubundi turasoma duhereye ku murongo wa 24. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 7, reka dusome duhereye ku murongo wa 24. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Ngo nuko umuntu wese wumva amagambo y'Imana akayakomeza, ngo azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Amen. Tumaze kumva ijambo ry'Imana ridutegeka kubabarira. Haleluya. Nawe mwene data nubabarira, ukababarira mugenzi wawe, ibyo bizatuma ubana n'abantu mu mahoro, bizakubuza kugira abanzi. Ubwo rero uzaba imbere nk'umunyabwenge wubatse inzu yo ku rutare, kuko akomeje ijambo ry'Imana uzaba uri umunyabwenge. Ariko umuntu wumva ijambo ry'Imana ntarikomeze, ngo azaba ari umupfapfa wubatse inzu yo ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Mureke rero tuba abanyabwenge, nuko kuba abanyabwenge tujye twumva amagambo y'Imana tuyakomeze, kuko ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana ni umutsima, ijambo ry'Imana ni imbaraga, kandi niryo rituyobora muri uru rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Murakoze rero, ndabashimiye kuba mwantegeye amatwi. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye Imana ikomeye, turakunezerewe murengeze ubugingo bwacu. Uwiteka Mana nziza, tugushimiye ijambo ryawe utubwiye. Nyakubahwa, uratubwiye ngo twige kubabarira, kandi tubabarire imbabazi z'iteka ryose, atari ukubabarira ngo turambirwe, ngo tubabarire 77. Rero Mwami Imana yacu, niho wadushoboza. Shoboza abagukurikiye bajya babasha kubabarira bagenzi babo, nanjye nshoboze Mwami njye mbasha kubabarira bagenzi banjye. Uwiteka Mana ikomeye, kugira ngo Data Mwami Imana yacu, ijambo ryawe niturikomeza tuzabe nk'uriya munyabwenge wubatse inzu yo ku rutare. Turwanire ubugingo buhoraho rero,
turabizi ko nta joro ry'abangana, ijuru mwami ni iry'abakundana, kuko wivugiye ngo nimukundana nibwo bazamenya ko muri abigishwa banjye. Urakoze nyakubahwa rero, dusabiye umugisha abantu bose bategeye amatwi ijambo ryawe. Reka mwami ijambo ryawe rikomera mu mitima yabo, mwami Imana yacu ryinjiremo, ubahe imbaraga yo kurikunda kandi barikomeze, kugira ngo mwami uzahamagare amazina bagukoreye, twese tuzagusanganire mu bwami bwawe. Urakoze nyakubahwa rero, ko wakwiriye gusenga kwacu, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kubafungurira umurongo w'ibitekerezo. Ufite icyifuzo cyangwa se igitekerezo, cyangwa akaba yifuza ko tumusengera, yaduhamagara kuri izi nimero: 0788859446, cyangwa se agahamagara 0728859446.